Ese wigeze ugira imishinga mu mutwe wawe ihagaze agaciro ka miliyoni z'amadolari, ariko kuri konti yawe ukaba udafite n'urutoboye, ukaba utabasha no kwigurira agacyayi? Humura, ntabwo ari wowe wenyine. Inyuma ya buri rwiyemezamirimo byaciyemo hari ikibuga kinyerera kandi gifite amabuye ashinyitse yabanje gukiniramo, aricyo cyo kubura igishoro. None se wabyakira ute ndamutse nkubwiye ko ubuvumbuzi bukomeye ndetse na bizinesi zikomeye zatangijwe n'abahanga mu bitekerezo, ariko bakaba bakeneye umufuka? Mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi tugiye kurebera hamwe uburyo wafata umushinga ukuri mu mutwe ukawubyazamo za miliyoni kandi kuri konti yawe hariho zero. Njyewe nitwa Leonce Kwizera, muhaye ikaze. Iyo ufite amafaranga wishyura abaguha ibyo ukeneye, ariko iyo nta mafaranga ufite wowe ubwawe wishakamo ibisubizo kugira ngo ubone ibyo ngibyo ukeneye. Reka dufate urugero rw'abantu babiri bose bafite ikibazo cy'ibicanwa mu rugo. Umuntu umwe uhembwa 500 ku kwezi, mu gihe ibiciro bya gaze byazamutse warakomeza kugura gaze ku giciro kiri ku isoko. Undi uhembwa 50,000 aho gukomeza kugura gaze yatumbagiye, azatekereza kabiri, atekereza ukuntu yakora ishyiga rihangira amakara cyangwa inkwi kandi ateke neza mu buryo bujya kwegera gaze. Nuko tuzabona ubwoko butandukanye bw'imbabura ku isoko. None uratekereza ko ari nde mukire w'ejo hazaza? Ni wa wundi uri gukoresha umushahara ahaha ibyo akeneye byose, cyangwa ni wa wundi wazanye igihangano gishyashya ku isoko uri gukorera amafaranga? Ubundi kuba uri umukene byo ubwabyo byakabaye bigutera kuraje mu gushaka icyo wakora kikaguha amafaranga kandi bitagusabye gutakaza amafaranga kuko nyine ntayo ufite. Reka tuvuge ko muri ubwo bukene bwawe wungutse igitekerezo cyo gushinga bizinesi runaka. Reka gushaka gutangirira ku rwego rw'izindi bizinesi mukora bimwe zatangiye mbere yawe cyangwa se zikurusha igishoro. Reka dufate urugero rwa resitora. Niba ugiye gutangira guteka resitora, reka guhera kuri resitora abakire bazaza kuriramo biyaruriye. Ahubwo hera kuri resitora y'abanyonzi, abakarani, abayede n'abamotari, aho uzagura amasahani ya plastiki, akawunga n'ibishyimbo ugatangira gukora. Niba ugiye gukora bizinesi yo gushyira abantu ibyo ucuruza, witegereza gutangira ari uko ufite imodoka, tangira kuderivaringa ukoresheje igare. Ibyo ari byo byose ugiye gukora, hera ku kantu gato bishoboka, noneho nyuma uzagende wagura. Dusoza, reka tuvuge ku bunyangamugayo nk'igishoro. Iyo uri inyangamugayo ushobora kubona abakire baguha ibicuruzwa ku ideni, ugacuruza maze mukagabana inyungu. Ushobora kubona abantu bakuguriza amafaranga yo gutangira bizinesi. Iyo uri inyangamugayo ubona abantu kandi buri gihe umuntu ahora akeneye abandi. Icyo ukeneye cya mbere ni ugutekereza byagutse. Numara kubona icyo wakora uzatekereza uburyo wagikora kandi mu buryo butaguhenze. Ibyo nubigenza neza uzabasha gufata imishinga iri mu mutwe wawe uyibyazemo za miliyoni z'amadolari kandi ushoye amafaranga zero. Ndagushimiye, nge nitwa Leonce Kwizera. Ntiwibagirwe gukora subscribe. Hasta la victoria siempre.